njye nagaruka unteye ntago wanamfungura rase y'inkweto wowe tuza none se abari beza subaza uburyo babanza kwihagararaho wowe ukeka inzu uyibonye udashiduka mu mutima se nimwe nanjye naba ngugiye kugira ngo mushire mu rugo rwanjye inzu muyibamo mutayishura barafata ibiraro bakabyitirira inzu sibye yuko habamo abavandimwe bundi gihe yitaye ko nta nubwo ari yanjye sinzi impamvu wazamuye ijosi deni wajya ngo ni icyongo ngo cyahutse ntago nyeneye kukumva suri tepe yanjye nakubwiye ni wamfungura n'umushumi warase iki mujye mubwiza abantu kuri uyu ni Landrodo hajya ngo ni igishumba umujyi wirirwamo n'ibintu uzi kuri mugabo w'umusaza jumubwira mubwiza afite abana banje mubwiza ukuri ku buryo ngewe Joana natinyuka nkateretwa n'iki kintu kimeze nk'impamvu iturutse muri Mizeviva ku mazu yanjye urumva uburyo nsuzuguriye ku mazu yanjye niyubaki ihangana ariko sura karumwa mari namaraso ari kumushuka mariza ntago ari gutya wambwira warize uyu mwana nako ntagira pe ambwira uko yishaki ariko ntari bisha hari umugani bavuga ngo amafaranga kubise akora iki mari amafaranga kubise bigenda gute ngo haroro ni ibyigiye gito cyane komeza wigira ibyo ushaka byose hari kizakorosha bikubwira yigira si n'abantu bakuru baba bakubwira arambwira si iki wagiye ucisha amata ko umukobwa ari uvuga make mari ndakunda nifite igitekerezo kizima baravuga ngo useka neza nuseka yego ni nyuma nuseka nubwo wabonaga nibanze kuri murumuna wawe ariko nanjye mu byukuri nabirebaga n'amaso nkabona ko bitapfa gucamo bitewe n'umuco yego ashobora kuba ateye neza ariko ikintu cya mbere cyubaka ni hehe igitekerezo ngiki yabaga wari ufite umutwe nawo ugatekera bamubyure mama Pai uraniye tuvuye kuvoma igihe tambuka gira umwete kandi ibyo bintu byawe wagira ngo ni ibiki none sohoka kandi utagwa muri toilette nayo twagize opening umuntu niriwe hirya iri ibyo nakoraga byose wari ukiri imyiteguro yo kujya kwituma ariko mavi aho bigeze none ndarambiwe birandenze pe aho bigeze birakabije ugeze naho kunsanga muri toilette ukansohoramo koko mavi ibi ni ibiki koko ibintu uzabinkora ugeze ryari koko ubu ntago unanirwa mavi ejo bundi waransunitse nitura hasi ubu urongera uransanze no muri toilette unsohoyemo koko ibi bintu bizakomeza kugeza ryari kweri ibintu bizakomeza koko aho bigeze nye ndarushye ndananiwe niba unaniwe rero sibyo tujyane neza kandi ugabanya amahane niba unaniwe jya kubibwira umwanya bugogo sibyo nago nzajya mbyuka ngiye nago nakubyaye tubijyaneho neza sinakubyaye ujya guhuma sinabigizemo uruhare sinjye wakurije indege zijya Uganda urumva niho nateye n'umwaka ko ababyeyi bacu barapfa ikindi ugomba kwitondera cyusa kandi ukamenya yuko mavi uvuze ngo iki tujya tuvuga umwanya mvuge cyangwa nzagucanga cyangwa nkuhirike muri toilette dore ko kamariza tanari nakurohamo sibyo nago nkufitiye muwe habe na nywe urumva nimba tugiye kuvoma fata bene bandi tunavuga mfashije fata mavi ubu koko aho bigeze utangiye no kunyurira ababyeyi banje kweri ngo ninjye wabateye umwaka ubu koko narabareze ndabatunga ababyeyi bacu badahari none aho bigeze ngize ikibazo ngize uburwayi bandoze none mbaye impumyi utangiye kujya umfata gutya koko wamfashe nka mukuru wawe wagiye unyubaha kundi ndi mukuru wawe koko aho bigeze birakabije ayo mazuru wagira ngo ni ibihombo bitwara birakabije mavi usigaye unankubita koko usigaye unankubita ntuzavuge ko nagukubise usigaye unankubita kweri tujyane sibyo cyusa njyewe nta kindi dupfa usibye yuko wigira umunebwe uvuga yuko uri umuntu nk'abandi siko uvuga
ndi umuntu nk'abandi. Urakoze cyane. Mu gihe uri umuntu nk'abandi, gusenya, kuvoma, ibyo bintu birakureba. Ikintu ntabwo ushoramo no guteka ngo udashize njaba ngo ni intoki. Sibyo? Kandi ibindi byo gutsapa ikote wagira ngo ni wowe landlord, umuntu wemerewe ku aranashaka n'amafaranga mu yandi makuru ugomba gushaka amafaranga. Usa warubatse cyangwa wubatse ibihome by'ibyo? Si gucumbikiye se? Oya nta. None ikintu gihari mu nyishura amafaranga yanjye nsoke hano mve hano. Mumpa amafaranga yanjye y'inzu mve hano. Babere mfimbe. Ndavuze ngo mumpa amafaranga yanjye y'inzu mve hano muri uru rugo ko ndabona akamenyero mutangije akamenyero. Umuntu yagusuzuguye kuba kabiri. Mariza ndavuze ngo ndava hano aruko mu maya amafaranga y'inzu yawe. Kugenda ko ndagira ngabwire yuko ntari level yawe waje. Nta kindi kintu mvuga. Urabona agasuzuguro kagira sha. Rega n'umwana. Mariza ndavuze ngo nimba mutana yafite n'uyu munsi. Simari cyumweru narabona amafaranga yanjye muyagejeje hehe. Tubabarire ngiye gukora uko nshoboye. Mfite ibintu byinshi byo mfite amazu yo kuvugurura. Narindi nanjye mukeneye se. Narindi nanjye mukeneye hano. Nzubaka gute muba mu nzu yanjye muyiberamo ubu. Ariko ikintu cyoroshe buriya rero umbabariye nta mugabo ukunda agasuzuguro. Nashaka kubwira gutya. Tuza ariko mwagiye munumva. Umuntu ajya kubwira nipaka gushiraho igitutu kugira ngo wumve. Nubwo nabwiraga muri umuntu wawe kuriya nago nari mukeneye byo nibyo byanyahajye. Umva igitekerezo uko kimeze. Waretse ngakugira umugore wa kabiri. Ukibera muri iyi nzu bariya bandi bose tukabirukana bakavamo. Ntago byakunda ibintu byose nzashaka amafaranga tukwishyura tuzakora uko dushoboye tukwishyura ko ibyo bintu ntago birimo rwose. Njyewe mfite ukuntu mfite icy'Imana yansezeranije mfite isezerano ntegereje ry'Imana. Yego. Kubana nanjye ntabwo nzabawe. Yego. Ufite urugo ufite umugore n'abana. Njye ndaza kuba umugore wa kabiri mu. Ibyo Imana yagusezeranije nizere ko n'amafaranga yanjye yaguhereyemo kugira ngo mve hano muyanyishyure. Imana nizi ko tubayeho ni nayo igomba kumenya ko tugomba. Ubwo rero nizere ko yanaguye amafaranga ugomba kunyishyura nkava hano njyanye amafaranga yanjye. Muzayabona byari kandi mufite Imana. Amafaranga yanjye mve hano. Amafaranga yanjye simufite hari Imana habari na buri kimwe cyose. Amafaranga yanjye mve hano. Imana yaguhaye ibintu byose uburyo ugomba kubaho ikwima amafaranga yanjye. Nonse ngiye Imana nimba Imana musenga ari ikora buri kimwe cyose ngiye nzabaho gute. Ndavuze ngo ndagiye. Bigere kuwa kabiri narabona amafaranga yanjye. Aha data ndabirahiye imbere y'Imana mu ijuru nsenga. Inzu yanjye muzayivamo. Duhicumwe kimwe tubabarire. Neba se uburyo kigira kana keza kakugusa kugira ngo ngiri mu. Sha mutuze mbahaye kimwe. Murakoze. Icyumweru. Murakoze. Icyumweru. Abona yanjye. Ariko nabitekerezeho. Yego. Faranga ikindi nakubwiye ko hano tumye nijoro kubera nuko utari toilette yacu kuntu meze. Urumva? Ariko se urambwira ngo kunya nijoro. Ubu koko ubu mba mbireba mbanza amasaha ageze. Iyo utaje ngo mumbwira amasaha ageze nabimenya gute. Ubabyutse ugenda ukaza umbangamira unkubita mba nasigaye mu rugo nago mba nitaye ku rugo. Ariko ibintu byose no kuzunuraho umbwira ngo nje gusenya inkwi ngiye koko ubu najya gusenya inkwi namenya nsenya he. Ubu koko nyine muzima nago nakwitagaho nagwamaga amafaranga nakwishyuriye ishuri narakwambitse narakugaburiye. Ariko aho bigeze utangiye kujyuza ukankubita man bimaze kundenga n'ukuri. Aho bigeze none n'ipfire. Rwose umuntu abonye ikiguhitana cyangwa imodoka ikakwesura ukamera nk'akababi mu kirere. Umuntu ntavuge ngo byamuturutseho ngo arakwica ariko ugapfa urupfu rusukuye. Nose ubundi umaze iki usibye wenda ko akabaye upfuye. Ngize ukuri ikintu umaze. Usibye ko uravuga ngo narakugaburiye narakwambitse ubu uracyabikora ntabyo ukora. Reka nkubwize cyusa none agahukunyu nkabamburi. Bwaba mwiza upfuye kuko umurambo wakurusha agaciro. Cyusa uravuze ngo mfe koko n'ibintu byose nakoze. Ubu bigeze no kunyifuriza gupfa. Cyusa ngamfata unjyane mu muhanda ikamyiza inkubite cyusa nipfire n'ubundi imiruhonda yirandu. Nitwa Amavide no cyusa sibyo uwo mutwe wagira ngo bagushyizemo ku cyusa ni wowe mupfa ubwo. Reka twumvikana rero cyusa sibyo. Ngewe ikinzanye hano nari nje ngo ufate feri kuri uwo mwoyo wawe nimba rugiye kwituma uburetse gato tugenda ujye kuvoma nuva kuvoma umenye uko bishaka. Ibyo turi kumwe ibintu byo kuzana amateka ngo nabitayeho nyireba yego bararebaga ubu barareba funga urwo ruzipu banza ufunge funga utatwara hanze abantu bakureba
wagira ngo runarupondesha sima. Fatana. Si ukukuba ushaka. Katamo gace usa nk'ureba ruguru. Kimbia. Hey, ataka. Nguri impumyi se na girya. Ataka kandi uva mu cyobo uri kureba. Igira hirya cyangwa tubishimye. Kandi ugende reba neza utava mu cyobo. Nimba atari byose genda ahantu ari. Wihute mani reka kugenda nk'abazena. Ubundi wanywaye gake waretse nkagenda uko nshoboye. Byo kwitwara nkaho uyu murima ntabwo umenyereye ntabwo usanga tuzarura ntabwo ureba gato ukire. Reka genda uko nshoboye. Genda neza urumva ejo ntazakuzana kuvoma bavuga ngo ninjye bakwishe ibi nuko bigenda ariko se utankubise ntago navoma koko ni ngombwa nkubite koko mama wigize neza umuntu udafite icyo amaze reka tuganire rero uburyo tugiye kubana muri rugo sibyo kandi tujye tuvuga uvuga ngo menye ko turimo kumvikana barega amatwi ariko mavi wamenye ko ndi mukuru wawe kandi wako bukweri ugiye kujya umfata nk'akana kakabebe ujye umbwira ngo iyi nikirize cyangwa uri kubona meze gutyo kagira ngo ntago nyiri mukuru wawe hanyuma ninjya mvuga ujye mu mwanya wumve ko nacecetse umenye yuko ufite uburenganzira bwo kuvuga kuko ngubu nanagucanga muri utazi aho ruturutse ubuse nk'ahangaha ruri ruhareba vuga rwose urakoze wari mukuru wanjye utaragira ikibazo cyo kutareba mu gihe nta muntu waba mukuru wundi ari ruhumye sibyo uravuze ngo ntago nyiri mukuru wawe kubera afite ikibazo cy'uburwayi uracyari mukuru wanjye hano nizereye ko ushobora kumenya ubura ari nk'imbwa aha tuvuye hano na hariya twavuye mu rugo uzajya uza byagutwara amasahane uzuvoma amazi erega ngiye kuvoma navuze ngo uvuge ngo yego uzuvoma amazi yego uyatware mu rugo yego ejo tuzakora irindi kosi ryo kujya gusenya nkubwire ahantu ibiti babiri n'ahantu ugomba gukatira ushaka ibiti byumye uranega amatwi yego aho ngaho turimo turajyana hanyuma ujye urya wakoze aho ngaho ka yego cyusa reka mubizi kuririra aho bugeze uri umugabo kandi meme ntabwo ibyaza umuhungu uriko bajya batubwira iyo ufite ikibazo cyo kutareba ntabwo uzi ko utazamura amaguru umuntu utavuga ko numva yego hanyuma rero ibintu byo kuvuga ngo urabyuka ngo Kamariza aragushyira imbere nk'inda ngo nta kigomba gukora ugomba gukora kundusha n'imbaraga undusha n'igihagararo ndabeshya yego ariko nawe urabibona ko nta ikibazo cyo kureba iyo ariko nabikora yego ugiye kuvoma urumva yego good aho ngaho turimo turajyana ongeramo kayego kugira ngo bishimishe yego numara kuvoma uterura ijerekani ujye mu rugo hari icyana cy'igikobwa muri quartier usigaye duciriwe kayibaze kandi wisi ujya mu bintu by'abakobwa ko mavi nawe warangiritse wagiye mu bintu by'uburara koko nese ko warunzanye kuvoma ukabona ntaye ubwo biragenda bite ko hakuno n'abantu barumye nose urashaka ko nakuzanye ngo hamenye umuhanda usubirayo urawuzi ni ngombwa ngo dusubirane ubwo nyine tuzajya tuza kuvoma tudusubiraneyo tuzanye ijerekani imwe iyo usaba twazanye 3 basi ugaterura 2 ngaterura imwe mu rugo harandi mazi urumva narinzanye ijerekani ngo nawe nakivome kugira ngo ntugapfe ubusa ari munsi basi umuntu arakwandikira ko hari ikintu wakoze ariko basi twari gutwarana basi ubuse ngiye hari ikimodoka kikaza cyahoreye cyabuze amaferi kikanikura nyamara amavi kandi wazurira warira nyamara usanze nahwereye hariya napfuye by'umuntu ntabwo yabona umwanya wo kurira ariko reka ngo mubibye wowe ugerageze iyo modoka bundi urabona amazuru y'imbwa umuntu yafite ibibazo byo kutabona yihumuriza nk'imbwa imodoka yawe ugomba kuyumuriza ikiri mu birometero ukamenya ahantu uri bice ukayihunga si ibintu byumvikana wowe wirwana ngiye kureba icyana kandi wowe numara kuvoma uterura ijerekani ndabona yo yanuzuye uterura ijerekani kwa gahanda twaciyemo wakumvisha si wakareshye ari ibyo bose wamenye
umuntu nagwa uri umuntu w'umugabo haguruka ikibazo uba uramira amazi ko nicyo cyakuzanye ninza gusanga mu rugo wavomye aho ngaho turatangiye kuganira nk'abagabo yego nta kibazo ibyo kurya udakora nibyo ariko byibura utahe kare umwana wama Cyusa. Ni wowe se? Ni wowe? Ni jewe. Cyusa. Hanyuma ko mbona wicaranye injerekani wicaye hano, utambwiye ko ari uvuye kuvoma. Mvuye kuvoma. Mana isinisho. Ujya kuvoma se buriye? Rimwe na rimwe njyayo byo byakomeye. Yaho. Isi koko babivuze yarahindutse. Abana baranze bigize amadayimoni ku ngufu. Aha, wahora n'iki mwana wama? Barifata bakagunjere kandi ngo nawe ujye kuvoma. Ahubwo abantu batagira ubumuntu nawe ubu ngubu hano ho hakugombye kuba hari ubumuntu nibura. Hanyuma se bamavide bari mu biki? Aha, amavide wamuvuga. Twari twajyanye n'ubu. Ariko yirutse aransiga ngo ntago yagendana nanjye ngo ngenda ngo nsete ibirenge. Birababaje. Nta kibazo ibi ngibi nibisanzwe. Umaze kubimenyera. Oya urabimenyera nyine se kari cyo kuba umugabo bivuze rego ubu ngubu ninjye usigaye uhagarariye umuryango. No wanahagarariye kera. Rero bagomba kubikora. Hanyuma se Cyusa. Pore ariko pore. Ubundi kuba umugabo bigusaba guca mu nzira z'umusaraba cyangwa z'umuriro. Ni cyuma kugira ngo kibe cyuma kiza gikeba neza no kukiba cyabanje guca mu muriro. Subize. Bivuze ngo minsi mibi ikugira umugabo. Ikugira umuntu ukomeye kugira ngo uzabashe guhangana n'iki n'isi. Nana ibyo tubyirengagije. Cyusa. Yego ndakumva. Ntugire ngo wenda no kukubahuka. No kuganira nk'abagabo. Nta kibazo rwose. Buriya se ujya ufata akanya ukaganiriza abashiki bawe. Mujya mubona umwanya mukaganira niba murumvikana. Bashiki banjye bo nta kibazo rwose dufitanye. Turumvikana, turaganira, urebye banakora uko bashoboye banyitaho. Ahubwo aho hari ikibazo rwose nura musaza wabo rwose niwe kibazo. Ariko bashiki banjye bo nta kibazo rwose tuberanye neza. Uracyavuga se niba uracyafite ijambo uravuga bakakumva? Baranyubaha rwose, baranyubaha ko ndi musaza wabo kandi mukuru. Yego rero bagomba kunyubaha. Ntago bamfatirana muri ibibazo mfite. So kubahuka. Hari mfite igitekerezo kivuga gutya. Nta kuntu wamvugishiriza bashiki bawe. Mwirongoreraho umwe. Hanyuma inzu mukaba muyibamo nta kibazo. Ngo iki? Nta kuntu wahaganiza abashiki bawe mwirongoreraho umwe. Nabo bose nabarongora nabo banabishaka. Ye mfite ubutunzi nabatunga bose. Nabatunga no mukabaho n'ikibirukanza. Mana yabura muntu Isaka na Yakobo. Ibi ni ibiki none? Uti ukarongora mushiki wanjye. Mushiki wanjye bari abana batoya biminja. Abahe bana batoya. Erega bari abana urababyaye uri mukuru cyane. Uri mukuru cyane rwose ibyo bintu ntago bukwiye kubivuga. Nuko nawe utabona wenda. Nuko nawe ufite nyine ubana n'ubumuga bwo butabona. Naho ubundi kireka Imana iza kuguha amaso ureba amabuno kiriya kishiki cyanyu gifite gitoya. Oya. Kirateye giteye ubusambo. Kiriya cyana nicyo. Genda bashaka. Hanyuma mumbwira icyo mushaka inzu muzayiberamo ubuntu. Oya niba ari ibyinzu rwose niba ari ibyinzu twanayiguha tukigendera
n'ubundi ntabwo twazabura aho tuba n'ubundi ariko rwose oya rwose bariya n'abana wari umusaza urababyaye ikindi kandi ufite umugore sinumva rero impamvu ukeneye undi mugore rwose noneho ugafata umwana mungana koko hejuru y'inzu oya ndi kumva icyajyanye amaso cyaranajyanye ubwenge ariko noneho ukora ibishoboka noneho ubabwire bama amafaranga yanjye y'inzu ko bitari ibyo ngibyo murayisohokamo noneho nimba wumva ko nabana nabo bivuze ngo n'amafaranga yanjye y'inzu mufite uburyo muzanyishura bishyire muri gahunda ubanyishuriza amafaranga yanjye ariko buriya narakurogore buriya ujya umenya amanywa nijoro cyangwa gusa uragenda gusa itotsi byagufata ukaryama byose ni kimwe kavuge ngenda ariko amafaranga yanjye y'inzu arakeneye amafaranga rwose ntugire ikibazo turayakurebera pe ariko ibyo byo rwose ubyihorera ibyo wari uvuze ntabwo rwose byo byavamo Yesu we cyusa nenda kujyaye kuvoma tereka hasi yo jerekani yitereke hasi nenda kujyaye kuvoma cyusa nenda kubwe ngo ujya kuvoma ndarushye mana we akaba nta mitima bagira nenda kujyanye ni mavide nta wundi utagira ubwenge nese kukiye kwikoresha injerekani wenyine azi ko ufite ikibazo twajyanye yaje njyana n'aba njyana kuvoma nabi ngira ngo byibura amazi turanayazanana umva twagezeyo ubwo ngo yagiye ngo mu bakobwa asigaye afite inshoreke z'abakobwa nk'ijana ambwira ngo aragiye ubwo nanjye ndwana n'ikijerekani nkizana ubwo se bamenya aho guca yewe nakoze uko nshoboye nza nicara mbaririza nyoboza ariko birangira amageze nyine ibi bintu birakabije cyusa uri mukuru ariko reka ngubwize ukuri ibi bintu birasaba ngo imiryango ibyitambikemo oya Kamari nje ntako ntagize oya Kamari gushaka umukuru w'umuryango akagira ikintu akora kuri aba bana nje ndarushye pe ibyo birakabije rwose ariko nje nzafata umuhungu nsumba ungana kuri turwane kuri kano gasozi oya wirakara byihurira none se uragira ngo bigende gute reba ibintu bari kugukorera nuko umutwaro uko ari none se niba ari kuri yameze twabigenza gute kuko nuko umutwaro uko ameze amavide yarananiranye ibiyobyabwenge birenda kumwica ibintu byinshi birakabije ariko nta kundi ni umuvandimwe wacu none se wabigenza gute kuri ababyeyi dufite ngo baramuhana ubwo nyine no kwihangana tukamutwara uko ari ihangane basi ihangane ubu birasaba ngo njye ngucunga buri kanya nta kibazo nawe nukajya wumva ariko nawe ujya wihagarara nk'umukange ariko se nabigenza gute yaje nkubeje bundi yaraje ansora muri toilette nabi n'inkoni nyinshi cyane none se ntabyo uzi amaye we ntago kiba hano ase wajya umbwira ibintu byose agukorera ese naza nkuregera koko nawe ubwawe ni worohewe ejo bundi yaraje ansura muri toilette nabi n'inkoni akumana ibi bigeragezo nabyo birakabije ngaho natereka nkunjize munsi yo ubanza uruhuka Okay. Njye nakamoto namaze gutinyisha karimo karangira kugira ngo njye ngucaho muri karitsiye mu karifti ngiye ho muri gahunda zanjye kumenyera ko bayonyine erega ngiye umuntu ugiye gukira muri uyu mudugudu abandi bakazajya bamfatira icyitegererezo dore ko n'imyumbati yacu igiye kwera ubu ngubu
umuntu ni ugukora za rutaminsi agacuruza na za hene zitwonera nyine umuntu akaziroga zigapfa bikava mu nzira. Umva reka naza kukubitira agatelefone neza ubu nari ngeze mu kibanza cyanjye ngiye kureba nimba umukozi yatetse ndebe uburyo